kuvuga nzaza oya haputajomba aho umunwa akabyeragera Mungu katangiye ku Sano TV, born to entertain. Yes, abakunzi ba Sano TV rero twongeye kubaha ikaze kuri Sano TV. Abamaze gukanda subscribe mwarakoze cyane gukanda sub kandi mukomereza aho ngaho. Abakomeje gusharinga abantu batandukanye ibyo tubagezaho umunsi ku wundi bikagera kuri benshi, muri abantu b'abagabo mukomerezaho kandi turabakunda. Njyewe ubasuhuza nitwa Bitkira, inyamibwa inyurana n'impunzi, imanzi itagira ubwoba, ubwoko bw'abatinya ntacyo dupfana, ndidutundukira gutabara ab'inkerensi ndutabarana, nzi icyo nzamarira ingoma. Uyu munsi rero nahuje abana babiri b'abanyempano. Hari iyo mumenyereye tumuzi nka Dani, ariko bamuzi nka Dani. Naje kugira gutyo ubwo narindi gutembera mu burasirazuba, mpura n'undi mwana ufite impano umeze nka Dani. Ndavuga reka mbahuze turebe mbese bizamera bita umunsi twahuje bano basaza bakiri batonya. So tubahaye ikaze kuri Sano TV. yego murakoze. Duhereye twivuga. Ngewe baranzi ndivuga se kangahe. We waramamaye. Baranzi. ariko inda wamamara gute kareho mukorazaga inzoga zibibi. Oya sa aho naho urarenga. Ariko reka nivuge. Ivuge. Ngewe banyita Ngarambe. Ngarambe. Wagira ngo uri kubanyira ishyashya. Arya ni Ngarambe. Ngarambe mwari utekwa Rukinkondo. Oya. Ngewe nzi Ngarambe mwari utuye kwa Rutozi. Kwa Rutozi. Kwa Rutozi. Rutogi. Bokwanyuka ariko. Oya. Mokwande. Nyoko byuvukana na so wa nyoko. Banyoko. Nyoko. Wasanga ari. Uramenya. Ndisesa uko nari nkuzi kwa Rukinkondo hafi no mu Kanogo. Rero papa wanje yaravunza najanye Rukinkondo. Rukinkondo. None buriya. Nakuntu wanizaga kariso nkakazana mukuru wanje. Ndindaje. Kariso seko zibagiza abakobwi. Nisi kariso kungusabye yambawe kabiri musabye yambaye rimwe. Ariko nanjye ngufitiye inkuru. Ndabona n'ubundi uri mu bagenda. Reka nkurangire Sirikeri ya Rukaziyo. Sirikeri? Nta gihenze. Sirikeri? Ndeba Sirikeri niyo kwa Gakeri wanyu mu miryango yayo. Ndakurangira umugabo uzicuraga. Uzicura? N'iby'abagamo. Uratangiye kandi buriya mu rugo mfite y'igikatsi. Igikatsi? Nakuntu waje ugapfa guhengekereza mizo nyuma zimeze nk'iza Rukinkondo. Kamatwi gaterabwera. Ariko abasaza b'iki gihe rero ntigize inakoreka. Ariko abasaza umusaza bagaso wa nyoko. Uri igicucu. Uvukana na nyoko. Kamuresha imvugo z'abasore. Ngigicucu n'inyana yimbwa. Inyana yimbwa se ibaga ikibwana jya umenya nk'ikinyarwanda. Abasaza b'iki gihe ntigize inakoreka. Umusaza ni nyina wa nyoko utongera kunyita umusaza nkakubwira bwese. Aho ugiye kunkubitira ino ndagukubitira iwacu. Ariko ubundi nakwihanuza sinihanuje basi. Abasaza. Yego. Kugeza ubu ngubu kandi ntabwo turibwira abadukurikiye. Abadukurikiye. Nagira ngo wenda Muzehe Ngarambe utubwire ubundi mbere yuko witwa Ngarambe mu buzima busanzwe. Ariko sha ubwiza sizanyira amabuko rwaye. Gawe n'amacinya kabera bwe. Mu buzima busanzwe reba ukuntu inzara zawe zisaga. Inzara zibona zisa n'izanyu. Ariko nkubirananuka we. Egoko kabera bwe. Urabona bote wambaye bote. Biganira. Ariko ubu usa nk'ukuramo iki kirenge ndebe ko udafite uburinzi. Mfite akarenge keza gute. Ubu n'uwakakereka.
naco ariko shaba buretse bakubyiye ngivuga utivuga kanivuga ivuge amazina ganje ni Ngarambe mugaturebesha urunwa rwawe muri mikoro hano hano ariko ntugujombemo ariko wabaye igicucu amazina yanje ni Ngarambe avesha utamena kamera y'abandi nako mikoro amazina ganje kavuge dahiye kabwera bwe kugira uri kureba muri reka ndabikubye gahe n'amace abasaza bishije mwigize nakoreka bose urukunsubirisamo kugira bakumva kwitanga Ngarambe agarambire mu kuzimu bakandi bose subaye inkonya gakonyoka amaso kavunika umusatsi icyo bita kadudu zicari cyo kadudu n'iminsi urantuka ngo kadudi ariko sha nakwigaranzura sinigaranzuye bake rero ikibazo ngiza kakanya nyumva bya bintu byanze bitangiye guhaguruka ego mani simperi surwaye ahubwo cyazinyanduye reka da ni ibijyanye byo muri izi minsi wabivamo ibijyanye ego bicyamari ariko banza wivuge amazina ganje ariko reba hano amazina ganje ni Ngarambe niryo niswe na kaka wanje ufite imyaka wawe wa nyoko wanyu uvukana na data wanyu ukwaso wanyu banduceceke banze nkubwire n'igihe yavukiye afite kaka wanje afite imyaka 91 ariko ezazuzuza 12 ego ariko biragusa wowe ufite imyaka ingahe ngiraga imyaka ingana n'iyaso kabwera bwe urambaza imyaka yanjye yawe bitazi gusoma ni guco muba mubaziza imyaka umbwiye amagambo asomane n'impyisi cyo mbwira imyaka se gire vuba cyangwa ubire imyaka ndibuka ko navutse ibigori n'ibishyimbo bari kubitera njye navukiye mu bigunda wa muhungu we yego none ni ngaho ubwo njye navukiye ku musaza bitaga nziye nziye harya weho wavukiye njye navukiye mu kadobo kundi Yesu yavukiye mu muvure ukagiye kunyaya gutaye basaza wenda abakunzi ba Sano TV bamaze kubona talent cyangwa se impano mwifitemo kuyibona bwo bayibona nubwo bitoroshye ariko mubikora turabikora rega icyo umutima ushaka amataguranwa bitara mugiye kunkundira mukuremo izo ngofero oya ingofero se kandi ingofero arizo uruhu abahuka ajya bavuga kura habahuka nukura abahukaga yari ndi umugande inyarwanda kizaho kikansanga oya njewe kubera mvuka ndi Musanze impamvu wenda ndi kubasaba gukuramo izo ngofero hari abakunzi ba Sano TV bari bukomeze nk'ubonye inkuru nonaha bibaze mbese bariya n'abasaza n'abasore n'iki mbese muri abasaza muri abasore ariko Dani we baramuzi baranzi cyane ahubwo igicyoshye ubese wagitora guhera uwakadishe Bana miyo kariso wambaye wagifite ngibikweto binuka nakibirenge usije ko nta n'inkweto ugiraga hari mubazize ikibazo wagisubiza ubundi wavuye mubazize ikibazo wagisubiza asubire bwana memuretse reka tubikore mu buryo hari abantu bagomba kumenya ko muri talented cyangwa se mufite impano sibyo barabizi ngiye kubasaba tube open mukuremo ingofero twemeze bano bantu batari kwemera ko reka duhere kuri kuri iki kirimari duhere kuri Dani kuramo ingofero abakunzi ba Sano TV babone Dani ko ari wa wundi Dani wacu twagaruye n'ubuze ijambo rizima rwose ndanavivuje cyokuramo barebe gakurwe uruhuka bwera bwe sirimunaniye sibikunaniye urongera guhiga Ngarambe Muzehe Ngarambe yego wakuyemo ingofero abakunzi ba Sano TV aho se kiyikuremo babona inda ziri gukina match kera rero umuntu wakubwiraga ngo vanamo ingofero n'ifero yabaga gusuzuguye ubu nyivanemo mwubahe mwana wanje nkurusha imyaka
umusaza nk'uyu nguyu weho wakagombye kugatukurira umubare w'abantu benshi bari kureba icyo gikorwa ni nk'icyo kugaragaza ubwambure kazi karibyo kora haca ariko utankana Imana ishimwe ko mubaye inshuti oya ntabwo naba inshuti n'iki kirimo arimo dore ikibazo ukuntu ryabaye dore ikibazo dore ikibazo mbere yuko muza mu kiganiro mwanyweye iki mwanyweye ibiki yewe hari utuntu mbaga ngize ureba agiye kunyiyenzaho kandi nakubicuza ugiye kugapfundura ndaguta ikuzimu uyu munsi wabona utayikuzoda ibese ugakuremo n'akanjye yewe ntabwo bika ibanga abo makatsi naguhaye ngo ushyire mu rubiko uragabikuye aga makatsi se ko kari gashyizemo isukari nta kuntu ntagamo yewe reka murumuna wakwita ikimuga uri ikimuga ndi nawe se wise umwana wawe ngo hatabonerwe iki tete vidi abana banze ubundi umwe yitwa tete ariko n'ubundi ntabwo byantungura wasanga nawe muri iyo minsi wari tete vidi mwana banze namwise tete vide bisobanuye tete vide tete vidi tete vide ati vidi si rya fanta cyangwa ry'urwagwa Ngarambe bundi mu buzima busanzwe Ngarambe ni muntu ki ibwire abakunzi ba Sano TV aho sifuki ukabera Ngarambe rero ni umuntu ufite imyaka 6 kasubire bwana vuga imyaka gawe uvugishije ukuri imyaka zanjye ni 8 kananuka asubundi urananuka pose iyo mvuze pose nta muntu wikoma mbanza nkabahereza oda sibyo tugiye guswicinga imvura itaragwa muri parte nzajya mbabaza ibintu mukansubiza ibiri true gukuramo ingofero murazikuramo uyu munsi ngiye kubasaba kuhita mumera neza umere neza uvuge bisanzwe uvuge amazina yawe mu buzima busanzwe uvuge ahantu utuye ibintu byose ndibubabaze noneho murabinsubiza muri original ako mugiye gukomeza akanya gato sibyo ko gukomeza ibyo mwari murimo so action se kuri kureba nk'inturumbuki hari ukuntu yinza itangiye kumfata mba nk'ikibogi na polisi hagati aho rero mu gihe inzara ikiri gufata Muzehe Ngarambe katumufatirana atarasonza cyane nagira ngo abakunzi ba Sano TV murabibonye batweretse talent bafite mu gukina cyangwa se mu kuba bagerageza kwambara indi character ndetse na talent baba bafite yo kwactinga nk'abasaza cyangwa se yo kuba bakina nka filime n'urugero so uyu mwanya rero reka tubaswitchinge tubambure iriya nyambaro y'ubusaza biyambitse and then tubarebe ni bantu ki mu buzima busanzwe tumenye n'amakuru yabo yimbitse so reka duhere kuri Muzehe bijiyo bija Dani bijiyo bija Dani ihangane uyegereze mikoro ho gakeya aho igeza hasi aho uremo ingofero ibwire abakunzi ba Sano TV baraza kwihangana nimumvamo imiyaga hano turi imvura igiye kugwa hagati aho rero twakoreye ikiganiro hano i Remera ku kabari keza cyane kitwa Homeland Resto Bar bagira na serivisi nziza yuzi se bazanye iyo nyo ariko nawe uvuze nabi uganiriye nabi ikuzo uravuga icyo wakoze urashaka kubesa hano akorerwa inkoni ishyushye buretse ubu mwanya n'uwanjye turi kuri Homeland Resto Bar ni akabari k'abana i Remera kuri stade imbere ya stade Amahoro haruguru zigama CSS Dani wakuramo ingofero ugasubira nka Dani usanzwe ukatwibwira ngombwa ntabwo iguruka ibibazo ukuntu uretse kuba umusaza nanjye turi kumwe urakajya mera neza rwose ube Dani usanzwe ubaye igicucu oya mera neza igicucu niso utanyete igicucu nkaguhuzaga n'agamaci naragenze ndabona ndagusabye nanone mera okay munyamunyu mere neza bisanzwe umusatsi we bamenye umugara video Dani usanzwe neza kimuka
biriya ntabwo byananira Ko bikunaniye n'ubundi se. mvanye ingofero n'abadendo kabasore babivuga. Okay, ngaho nka Dani. Ibwira abadukurikiye amazina yawe, ahantu utuye n'imyaka yawe. amazina yasubiremo Yasubiremo ariko uvuga neza rwose wikwirushye uvuga ko bavuze neza. Vuga neza bakuvumbuye. Dani ko ufite isoni man. uri kunteza ababana Ko ufite isoni. kibazo uri kuneza ababana Okay. Okay, vuga amazina yawe. amazina yanjye Ngabamanzi Daniel Bavuze neza ko bakuvumbuye. Yegereze mikoro. amazina ganjye Vuga neza. Byagitwaye umutima na roho. Daniel tubiga nka Daniel yabizi uvuka mu mujyi wa Kigali, uvuga nk'umunyakigali, uvuga nk'umunyamusanze cyangwa umunyaburera. Vuga neza bisanzwe nka Daniel ibyo nshaka. Manzi Daniel amazina ganjye Ngabamanzi Daniel Vuga neza. Vuga neza nibyo nshaka. amazina yanjye bwite ni Manzi Daniel Manzi Daniel ufite imyaka ingahe nimba atari iwawe? mfite imyaka 16 Urushaho umunani. Okay, Dani, mu buzima busanzwe uri umunyeshuri? Muraza kwihangana twakoreye Kanombe, indege irahagurutse iciye muri video. So mu buzima busanzwe cyangwa se wiga mu wakangahe? Ngiye kujya mu wa gatatu. Ngiye kujya mu wa gatatu secondaire. Félicitations kabisa. Kuba ukiri umwana wenda ariko mu myaka ariko ukaba wagutse mu bitekerezo bigeze aho ngaho. Nagusaba iyo mikoro yifate neza uyihereze ukwegereye. Muzehe Ngarambe yimuhe yifashe mikoro Muzehe Ngarambe. Muzehe Ngarambe. Mikoro yegeze hasi. Aho ngaho uzamuraho gato. Aho ngaho kabisa. Ngarambe. Karame. Ngiye kugusaba nawe kuba witwa nde mu buzima, banza tubwire witwa nde mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe banyita nibutse. Banyita ubiduhaye Rizizi. Rizizi? Rizise. Nizise? Rizise. Canisius. Ubiduhaye Rezisi. Ndibutse ni Rezise. Regis. Okay, Regis, nawe ngiye kugusaba ikintu kitoroshye kandi kidakomeye. Ni kitoroshye. Zamura akaboko kawe k'imoso ukuremo iyo ngofero. Akangaka. Kuramo ingofero. So guti kuzo mwa. Kuramo ingofero, yikuremo. Ari gifatamo umutwe nivemo. Kuramo ingofero, nshaka ko abakunzi ba Sano TV babona Regis ubuhanga n'ubumenyi afite bwo kuba yakwambara undi muntu. Nagira ngo ibyo gutitira cyangwa kuba umusaza nabyo ubyihorere, umere neza, ube Regis wa original mu buzima busanzwe ubumeze ute. And then nibutse Dani ko wamusekesheje nawe agusetse. Useka ndagufanye. Dore sasa Regis turiko Regis. Nanjye nshaka kuvuga neza. No Regis, nshaka kuvuga neza, ntabyo gutitira ntabyo kuvuga nk'umusaza. Ibaze nze barye. Hari je bizaho bikwankwamiramo. Uri kubyica. Mere guca nuze. Vuga bisanzwe. Ndaza nkigiye gufatiranga mu. Biragoye ariko nse kugira. Regis. Karame. Ariko wikititiza wogatitira bakunyanije abantu. Regis reba. Mera neza wititira. Umeze gute? Meze neza. Mu buzima busanzwe Regis ni muntu ki? Ufite imyaka ingahe? Nimba uri umunyeshuri ga mu wakangahe? So ntabwo ndi umunyeshuri muri make nta kintu nkora. Sibyo kwikinira comedy gusa. Mu buzima busanzwe se ufite imyaka ingahe? 18. Mukazi ko nyine ufitatu. Super jeseti kandi ni hopfi. Afite 18 umurusha 3. Urushita aho. Kandi ufite 16. Ufite 16. Ariko jyo barutera.
ufite imyaka 16 afite imyaka 18 none umurusha imyaka 3 zifunze. Regis winjiye mu bintu byo gukina comedy ryari? So nabyinjiyemo kuva nabijyamo hashize umwaka umwe. Winjiye mu gukina comedy mu gihe cy'umwaka ushize? Bwa mbere ukina comedy wakinnye iyihe role? So natangiye gukina nambaye iribaya ngerageza gukina mbona biri kwanga nitwa byibesha ubwo nza kuza kuvumbura yuko nawe umusaza kuko n'ubundi rijwi ryanjye nari komezanyije ubwo nza kuza rero yuko navumbura yuko nawe umusaza ubwo mbona nabyo biri gucamo mbona muri Rwamagana abantu bari kunkunda cyane. Rwamagana ngo abantu basigaye bakunda byivugo cyangwa Ngarambe Muzehe Ngarambe Byikuduye. yitwa byivuye Regis Muzehe Ngarambe kuva i Rwamagana. Wenda reka nkubaze Dani wenda nubwo muri kariyeri imwe ariko Dani ubwo mubona nta filime n'imwe arakinamo nta na comedy n'imwe arakina ko nawe utangiye kuvuga nabi gusa nta kuntu wabishyira muri sisiteme ukanantakamo gake. Ariko numvise jya ushyira amagisiyo. Okay. Dani uri kumubona gute? Ukurikije umwanya mumaze muganira, Dani urabona afite talent, wamubonye gute mbese muri make? So ukimara kumubona nabonye ari umuhungu ufite impano abigiyemo neza ndetse yabigendamo neza bigakunda. Nukuri. So Regis rero ndabona kubagira uko musanzwe mumeze mwese birabagora. Muhita muhinduka ufite isoni wagira ngo ntabwo arabasakuza. Dani kuramo ingofero. Ase arimo aranyiba. Dani kuramo ingofero. Nakuramo ingofero. Arimo aranyiba rwose. Dani bikore imvura yaguhitisha. Neza abana ndutaga. Oya okay. Nawe wikwizunguza abadani usanzwe. Nshaka kuganira namwe muri meze bisanzwe dore imvura iraguhita ubikore vuba vuba. Okay Dani. Oya Dani mera bisanzwe. Mera neza. None se Dani wowe nawe naguhe mikoro ukibona Regis wamubonye gute? Niki wabonye muri Regis? Regis we ndabona ashoboye arabasha Regis. Kumbe nuko ngukuvuga. Kuva karori kutubeshya. Okay, bakunze ba Sano TV rero murababonye bano bana. Azikicishosha kinkubise. Ko gipfuye umusatsi. So aba bahungu rero twari kumwe uyu munsi imvura dore iraguye ariko byasaga nkaho n'ubundi ikiganiro cyacu cyari kigeze ku musozo. Mwakoze cyane gukurikirana Sano TV, mukande subscribe, mwandike muri comment muti abo bana mubahuze na bigiyo bijya cyangwa se na nsabi. Uwo abantu benshi bazavuga niwe tuzabahuza nawe. Oya bakandera yike. Oya bandike kuri rayiki. Kandi ikindi Regis Muzehe Ngarambe hari comedy ari kuri gutambukamo cyangwa se ari kunyuramo yitwa byose comedy. Mugende muri search box mwandikemo byose comedy, mukande subscribe ndetse mukurikire Regis mbese ibintu yakoreye hano n'ibyo akina birahuye. Naho mwandike muri comment yo muri byose comedy mubabwire muti Regis twamubonye kuri Sano TV arabibashije na hane wanyu yabibashije. Regis na Dani nagira ngo mwisura isanzwe mugira icyo mubwira abantu muhite munahindura isura mubwira abantu muri abasaza. Umwanya n'uwanyu w'iminota 2. Ikintu nagira inama ikintu nabwira abakunzi ba Sano TV no gukanda subscribe bagakora na share. Na Regis agira icyo atubwira. So tunashishikariza abanyarwanda ni ukujya kuri channel yitwa byose comedy bakadushyigikira, bakajya kuri channel yita Sano TV bakadushyigikira. Ubwo rero mutere comment cyangwa subscribe share nacyo nabasaba. Twambara ingofero imvura itaraba nyinshi, tubasezere turi abasaza, twabashuje turi abasaza.
Adure igiherege. abakunzi bacu Sano TV, born to entertain.